Jado Artist Official ku isonga. Rukundo bambe ni rwiza cyane, yarwarambaga bisi nirushire, rurema yaremye urukundo ashyiramo byinshi biryoheye. Rukundo bambe ni rwiza cyane, yarwarambaga bisi nirushire. Shaka amba rukundo Ruraryo abantu barize ariko barahombye abatarufite. turatangira tubibutsa content yacu yitwa urukundo Ruganza iteka mu bantu. aho reka rero dusuhuze abantu bacu, turahera ku bantu badukunda cyane, ariko ntabwo tugiye kuzana ivangura. Ariko abantu badukunda cyane ni abantu batendinga kuri YouTube channel yacu, bakurikirana ibiganiro bakareba byacu ibintu byacu. kuri Jao. Noneho YouTube channel yacu yitwa nyine Jado Artist Official nk'uko bisanzwe. Atari tailoring. Ako kana Yego. abantu rero bareba ibiganiro byacu, bakaduha comment, bakaduha like, abaduha subscribe tubashimire cyane. Thanks. Congratulations. Muri inshuti zacu z'akadasohoka. Turabasuhuje mwese rero, ntago twavuga izina kurindi, ntago twabishobora muri benshi. Turabasuhuje mwese aho muri umuryango mugari wacu kandi dukunda. Kunda cyane. Namwe mwatweretse ko mudukunda. Iyo umuntu yemeye akaguha subscribe yiwe, abagushyigikiye abagushyigikiye kandi abakugaragarije urukundo. ari inkingi. Tunawasalimia sana popote mlipo. Mungu awabariki sana. Bikaye ku mutima. Reka dusuhuze rero inshuti zacu zirimo abasilamu, harimo Bafisa, Abudu, Mama Husina, Jamiru na Mama Swaliha, Abuduru Karim tuziranye, usiga amarangi hari akabarondo, n'abandi benshi muri inshuti zacu nyinshi tutagarukaho cyane, ba Yusufu, ni benshi cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntabwo ziko nisuriza abantu kanseka bito byawe. Njyewe ahubwo ndategereje bose ubansuhurize naye ndaza ngira nti. Okay. Tubute rero ku kintu cya gatatu gishobora gutuma gishobora kwangiza sosiyete, kikangiza n'umuntu ugifite uburyarya. Uburyarya sha. Uburyarya. Uburyarya rero bwasenya sosiyete bute? Bantu mukurikira ibi biganiro, aka kantu mukiteho. Umuntu ashobora kuba indyarya ari inshuti yawe, wita ko ari inshuti yawe magara. Ukaba utajya wenda utava mu ntara ngo ujye mu mujyi wa Kigali utamubwiye, akaba ari wa muntu ushobora gusigira umuryango wawe ukavuga uti nzamarayo icyumweru uzandebera umuryango, ukaba ari wa muntu musangira akabisi n'agahiye, ariko mu by'ukuri akaba ari ibirori byose mubijyanamo, udutwiko twose ntaho wamusiga mbese muri make. Noneho uwo muntu mu by'ukuri akaba akwihishemo. Uwo muntu iyo uramutse umuvumbuyeho gakeya, kuko kumumenya jisite ugera ukamumenya, nubwo bifata inzira ndende bisaba gushishoza kugira uwo muntu uzamumenye. Ukaba mu gitondo urabyutse wenda ugiye gusenga, ukubisemo agatenge uri umudamu, cyangwa ukubisemo akenda keza urambaye, murahuye ku muryango, ati baba we bambe wambaye neza, urakeye ni ukuri. Mutambutse n'umuteye ibitugu, ateka kubitwe n'inkuba. Abantu babaho barahari. Uwo muntu aba akwihishemo, akakwihishamo igihe kirekire kinini, ariko inshuti yanjye iyo uramutse umuvumbuye pe ntabwo mwongera gucana uwaka, birumvikana. Ntabwo mwongera gucana uwaka. Ni ukuvuga ngo sosiyete iba ipfuye. Sosiyete ntabwo igizwe n'umuntu umwe, igizwe
ni njyewe ni wowe ni uriya ni bariya bityo sosiyete ni uko iteye ni uruhererekane ni umuryango mugari kwa ni ukuvuga ngo rero umuntu iyo uvumbuye ko akwihishamo ibyo mukorana byose burya biba bitamufasha ahubwo anabonye ikikuhitana yagikora ni ukuri ntabwo bigushimisha birumvikana ntabwo bigushimisha uburyarya rero murumva ni bubi cyane ni bubi cyane reka rero ubwo twavuga ngo ikintu cyitwa uburyarya twakivugaho byinshi ariko namwe aho hasi muri komenti nabo batubwira mwemerewe gushyiramo ibitekerezo byanyu mukatubwira uko mubyumva ntabwo wabura umuntu wakuryarye ku buryo nawe watubwira uti ati ryarya shari ryarya ibyo tuba tubikeneye nta muntu n'umwe utararyarwa kuryarwa even noneho bano bantu bafite imyaka nk'iyacu sha ubwo utararyarwa waba se ubahehe sinzi waba wihishe muri paradizo oya n'ubwo buzima ntabwo bubaho aha ikintu cya kane rero dukomeje cyane ushobora gukora kikangiza sosiyete nawe ubundi kwanza niwe kibanza kubombarida kirakubombarida cyagaruka kikabombarida sosiyete urumva rero uba wihemukiye ariko natwe utadusize muntu wanjye ikintu bita ironda ni ikintu kibi gishobora no kwica n'abantu kiraremereye cyane naba n'ibindi twavuze yego nubwo nabyo atari byiza ariko ironda mwakabyaramo mureke ahangaha ho twicare neza dutuze tuvuge kuri iki kintu ironda ririmo utuntu twinshi hashobora kuzamo irondabwoko irondabwoko mw'abantu mwe ndatekereza hari benshi byagiye bigiraho effect ariko noneho exception nk'abanyarwanda nimvuga irondabwoko murahita mwumva ibyo ari byo ntawe utabyumva ntawe bantu banjye ugasanga umuntu ubundi ku banyarwanda aho ibi bintu ni birebire ni topic twazavugaho ukwayo kuko ubundi kera twebwe wenda nubwo tutari abakera ariko mu bitabo twasomye mu bintu twize twumvaga ko amoko yabaga mu Rwanda yari amoko ageze buragera muri 18 hazagamo abazigaba hazagamo abagesera abasinga abacyaba abega abungura benengwe abo ngabo ukurondura ayo moko kugeza ni 18 nangahe ari n'atandatu ntabwo nibuka neza birahati ya 18 nako ni n'atandatu biraho ngaho ayo niyo moko twagiraga mu Rwanda ntumbaze umuntu wahurudutse akaza nk'iyagatera ariko agatera buriya nawe buriya ibintu byose biza bidasanzwe ngo biba bije ngo iye iyagatera ubwo ni ihene simbizi murayizira mushaka muri komenti mutubwiye iyagatera ubundi wavuga ni insigamigani tugiye kuvuga twavuga byinshi numvaze rero umuntu waje nk'iyagatera agakura hayo moko y'abanyarwanda twe dusanzwe twiyiza atari afite n'icyo adutwaye agatangira ngo buriya rero ngo mwebwe ngo muri abatutsi ngo bariya nabo ni abahutu ngo bariya nabo ngo ni abatwa yewe bifata intera babyandika no mu mabuku ni amabuku ni ibiki hari uturangamuntu twabaga tumeze nk'udutabo ku buryo wagahinaga cyangwa ukakabumbura badukozeho nyamuneka murabizi neza ko irondabwoko icyo ryagejeje ku banyarwanda murakizi ubwoko twabonye icyo ari cyo twagiraga mu Rwanda byari abazigaba abacyaba abega n'abandi n'abasinga n'abagesera gutyo kuzamuka kugeza hehe
noneho abahutu abatutsi n'abatwa byariho nabyo ariko bititwa ubwoko. Waba uzi icyo byitwaga? Byitwaga garade. Ni ukuvuga ngo umuntu wabaga ari umworozi afite inka zigeze kuri 30 no kurenzaho, uwo yari afite garade y'ubututsi. Yego. Umuntu wari umuhinzi akaba afite amafaranga, afite amashyamba, afite ibiryo, afite mbego, uwo yari afite garade y'ubuhutu. Yego. Yabaga ari umuhutu. Noneho ba bantu babumbaga inkono bagahiga, abo bari bafite garade y'ubutwa. Yego. Murumva neza ibyo bintu icyo byari bivuze? Hanyuma rero bivuze ngo washoboraga kuva reka ariko buriya garade biri kumvikana. Reka tuvuge ko ari nk'ibyiciro. Hari icyiciro cy'ubututsi, hari icyiciro cy'ubuhutu, hari n'icyiciro cy'ubutwa. Abantu bari bafite inka ziri muri 30 no kuzamura hejuru yazo bari bari mu cyiciro cy'abatutsi, aborozi mbega. Abantu bari bafite ubuhinzi, ubworozi, bafite amafaranga, ibiryo, mbega ibintu nk'ibyo, bari ku cyiciro cy'ubuhutu. Abantu babumbaga bagahiga bari bafite icyiciro, bari mu cyiciro cy'ubutwa. Bivuze ngo umuhutu, umututsi, umutwa byahozeho mu Rwanda ariko bititwa amoko, byitwa amagrades, ibyiciro. Washoboraga kuva mu cyiciro kimwe rero ukajya mu kindi. Gute? Washoboraga kuva mu cyiciro cy'ubutwa, tuvuge niba utakibumba, gutera imbere muri make, watera imbere. Niba umutwa yavuye mu kubumba, mu guhiga, yahinze, yagize amafaranga, mbega yiteje imbere, yitwatuye, ariko yavuye kuri icyo cyiciro cy'ubutwa yagiye ku buhutu. Ndetse ashobora no kwihutura akajya kwitutsuza. Kwitutsuza se no kwihutura. Ubwo niba tuvuge wenda stili washoboraga kuba ugihinga unagira gute, wihinga unacuruza, unorora, wageza kuri za nka 30 cyangwa 40 nawe ukajya ku cyiciro cy'ubututsi. Yego. Rero ntabwo nzi umuntu waje, sinzi niba yaturutse yoga gumayo, mana yanjye araza aravuga ati buriya rero mwebwe barababeshya. Mwebwe muri ubwoko bw'abatutsi, bariya n'ubwoko bw'abahutu, bariya n'ubwoko bw'abatwa. Yewe atangira gushyiraho n'ibimenyetso ngenderwaho biranga buri bwoko. Yego. Ntabwo ndi impuguke cyane kuri ibyo, ariko namwe mutwumva muri comment aho ngaho hasi, aho ngaho muri comment murashyiramo ibitekerezo byanyu mutwunganire. Aha ngaha nkeneye inyunganizi kuko ni ibintu bitatubereye byiza, ni ibintu byatugejeje ahantu habi. Mbese kubivugaho ntabwo nshaka kugira uwo nkomeretsa, ahubwo ndashaka kugira ngo twibuke ibyo bintu, twigireho, turebe. Ntabwo byari byiza already, n'ubundi dushaka kugira ngo ahubwo twubake u Rwanda ruzira ibyo ngibyo, ruzira ibyo, rwuzuye amahoro, urukundo. Uyu munsi rero ikintu kibabaje ni iki? Ikintu kibabaje ni uko hari abantu koko ibyo bintu by'amoko, abahutu, abatutsi, abatwa, babifashe nk'aho koko ntabwo babifashe nk'imikino, ahubwo uriya muntu wabituzanyemo baretse indangagaciro z'ubunyarwanda, barabyimika nabo koko bumva nabo ngabo. Tujye tubibona no ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga rwose abantu baraharasingana
bitewe ngo n'ubwoko nyine bwa bariya cyangwa bariya. Nyamuneka ndagira ngo wowe wifitemo ibyo bintu ubikosore. nabikosore Niba byiza unabirandure. Noneho uzi ahantu bibera ishyano, uzi kuba warashakanye n'umuntu wiyumvamo ayo moko, noneho mukazagira nk'akantu wenda mupfa n'urugero, kavuga ati n'ubundi abahutu niko mumeze, niko mwabaye, cyangwa se ukumva uwiyumvamo iyo classe y'abahutu, ariko tubyita iki? Ubwoko ni etini, ni race, ni iki? ubwoko ni race. Rero umuntu wiyumva muri iyo race y'abahutu, sibyo, agatangira agize akapfa n'umugore we, agatangira, ariko ngo n'ubundi abatutsi muri inzoka, agatangira kuzana nyine ibintu bya harassment bishingiye ku moko. Ariko se wo wanjijiwe, mwumva warengeyeho umuntu mwongongeye rwose, ntabwo njye mwumva nk'umuntu. Niba warumvaga ko ugomba gukomeretsa umwana w'abandi, amoko njye sinyemera, nta nubwo ari ntabwo nyemera, kuko umuhutu, umututsi n'umutwa byahozeho kera mu Rwanda. Nabisobanuye mbisubiremo, ariko ntabwo byitwaga ubwoko, byari ibyiciro by'abantu bitewe n'ibyo batunze. Umuntu ahurudutse ibwota amasimbi kantarange ntazi, abumvise ko ibyo barimo atari byo. Kera abanyarwanda banisengeraga, bari bafite imisengere yabo. Araje arabisenye byose, azanye Imana, si buri iriya Mana tuyite ngo iki? Ni Imana iri modani, ni Imana basengaga mu buryo buri traditionnel, reka tubivuge gutya. Uriya muntu byanze bikunze arahari wabizanye, aturutse kandi wabo. Araza ati rero ibi bintu ubu buryo musengeramo ntabwo ari bwo, atuzanira Imana iri modani, modern God, modern God, cyangwa se sinzi Imana igezweho. mwe murayobye. None uyu munsi twitwa ko dusenga Imana imwe, ariko nyamara hari insengero ibihumbi n'ibihumbi. Nazo niyo dusenga Imana imwe, tukaba tutumvikana ku bintu bimwe. Bibiliya dusoma akaba ari imwe, ikaba kandi yarahumetswe n'iyo Mana twitwa ko dusenga. Ibi reka mbe mbisubitse, ibi ni birebire nabyo byaba ari indi topic, bwakira bugacya. ariko ibi bintu by'amoko, nyamuneka, ibi bintu by'amoko bigiye kutumaraho abavandimwe, bigiye kutumaraho inshuti. Rwose ndagira ngo nkubwire ngo wowe wumvise uriya muntu wazanye amoko akayazana uko atari, akayatubibamo, ukabishyigikira, n'uyu munsi ukaba ukibigenda. None ikintu kibabaje, ugasanga umuntu ufite imyaka 30, 40 nawe afite ubwo buyobe. Nyamuneka murabyumva mute mwebwe mudukurikiye? Namwe mushyire muri komenti mutubwire ibi bintu nibyo, ntabwo ari byo. Ese niba atari byo, twebwe turahabanya n'abavuga ko ari byo. Murumva twabigenza dute? Yego. Urukundo nirwogere, rusange n'abatarugira. Urukundo nirwogere, ishyari barireke. Urukundo nirwogere, uburyarya nabwo babureke. Urukundo nirwogere, ironda barireke. Urukundo nirwogere, gutoteza barireke. Urukundo nirwogere, kugira ibanga hose. Urukundo nirwogere. Urukundo nirwogere, rusange n'abatarugira. Urukundo nirwogere.
Shadow Artist Official ku isonga.